witwa Robert imyitozo irangiye ahisemo gusigana abakinnyi batanu mu kibuga nakwita nk'abakapiteni be bakora ikiganiro cyihariye. Aravuga ati nimwe bakinnyi mfite b'abayobozi muri iyi ekipe. Umwanya agasobanurira abakinnyi be donc akabereka ibyo ashaka gukina, ibyo ashaka implanta muri jeu cyangwa se mu mukino we. Urabona ko deja yamaze gutanga amashozibre, arabambaye shozibre zitukura, arabambaye shozibre z'ubururu ndetse n'abatambaye shozibre. Murabona ko uko zipanze baraza gukina cyo nakwita nka academitere, hanyuma ariko ibyo baraza gukora cyane cyane ni ibintu biraza kuba bishingiye kuri tactique cyane cyangwa se ku buryo bw'amayeri cyangwa se ku buryo bw'imikinishirize. Ngira ngo amakono murayabona mu kanya gato bagiye kuza kubakoresha kuko babanje guhera aha. Yes, turi kumwe na Esperance Motel rero tugendana ni motel nziza cyane iherereye hano ku Irebero urenze kwa Rujugiro mu marembo ya Petit Prince cyangwa se musi ya Le Petit Prince. Kugeza ubu hano muri Esperance Motel kubatahazi, donc iyo ugeze ku marembo ya Petit Prince neza, donc tubona agahanda kanditseho KN 724 ST ukinjira muri metero nka 120 ukahita ubona ruguru umuhanda ahanditse Esperance Motel ukinjiramo. Iyo winjiyemo rero uba ahantu hari coffee shop ya mbere mu mujyi wa Kigali, harimo umubarista ufite experience nini cyane imyaka 15 irenga ndetse na experience akora ibi bintu haba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Yakoreye mu bihugu byinshi bitandukanye, nahoze mbona yabaye za Abu Dhabi, yabaye za Brazil, yakunze gukora cyane Kenya akazi k'ubarista. Niyo mpamvu ari we uri Esperance, bitewe nuko Esperance niho hantu hambere rukumbi ushobora kubabona iyi coffee shop. Apa ari ibyo ngibyo ariko muri Esperance Motel hari night club imeze neza cyane, hari igikoni cyiza cyane ku bantu bashaka ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bimeze neza cyane muri Esperance Motel. Mumerewe neza cyane kabisa. Hanyuma kandi na ahantu bicaye witegeye Kigali, utuje, utimaje, umerewe neza cyane, wumva umutima wawe utekanye vraiment muri Esperance Motel. Muhamagare 0783517111 uraza kwita ubabona neza cyane abantu ba Esperance Motel. Nimba ushaka kubokinga ko ufite ibyumba byiza kandi bya make ku 15,000 gusa, ushobora kubaza ukiryamira kabisa, washaka gifata nka appartement ukaba wituriyemo ntacyo bitwaye. Esperance byose birahari, byose bimeze neza amena Esperance Motel. Hanyuma rero na Vision Apartment turabana ni hano mu mujyi, abantu barabizi. Donc inyubako ya fantastique, ni inzu bifatanye ariko kuri side yo hepfo, apana ingi ya ruguru ijya kuri Chic, ahubwo kuri side yo hepfo ari umuhanda uyu nguyu uva Nyabugogo wo ku Muhima. Uturabona neza handitseho Vision Apartment. Ni hari amacumbi meza, amapartement ariko arimo abantu bakunda, njye nkunda kubona abakinnyi ariko bakaze aribo bakunda guturayo, ndetse kandi hakaba na restaurant ikora amanywa amasaha y'ijoro. Bo nabonye bitewe nuko ari amapartement bakunda gutanga service cyane cyane ku bantu bari mu mapartement, ariko ibyo kurya bimeze neza cyane kabisa. Mujye muhanyura ibintu byose bigende neza cyane. Bayi ikaze rero, nitwa Nibizeme. Uyu munsi nakoreye ikiganiro cyanjye mu Nzove hano ku kibuga cya Skol, ariko imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Umutoza Roberto Goncalves do Carmo yakoresheje imyitozo ya mbere hano mu Nzove, ndetse n'umutoza Selamin, umutoza umwungirije, bakoranye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ni imyitozo ikubiyemo ibice bitatu nifuza ko ndibuze kuza kugenda mbatemberezamo, wenda mbere ko ndibuze kuza gukomoza no ku yandi makuru, cyane ko dukwiye no kwibucaranya yuko abantu bataragura amatike cyane cyane ku bikunze ikipe ya Rayon Sport bari mu gihombo gikomeye, kuko amatike amwe nazo mbona nka VIP yamaze kuba sold out, VIP nayo iri hafi kuba sold out, batari kugura n'ikibazo. Hanyuma hariya muri regular 10,000 naho biri kugenda, nawe tikeze kugenda zishira, ndetse nasigaye hose. Birashaka ko nimba utari bikaho tike nawe kuba wibikaho tike yawe nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo umunsi w'igikundiro uzaba uri muri Kigali Pele Stadium bimeze neza. Hanyuma rero ikintu cya mbere reka manze mbereke image mu myitozo. Utwa Roberto Goncalves Oliveira do Carmo aka Robertinho. Ikintu cya mbere agomba gukora, yagomba gufata umwanya akabanza akigisha cyangwa se akereka abahungu be komana situation. Ese ibi bintu bikora bite? Ese ibi bintu ndashaka ko tuzabikina bite gute? Ese ibi bintu
bigomba kugenda gute. Donc nicyo kintu cya mbere kibanze uyu mutoza bita Robertinho yahereye yafashe umwanya w'iminota nk'itandatu iminota 7 yarabasobanurira arabaganiriza, ngira ngo byose bikubiye muri aka video mugiye kubona nafashe cyane cyane ubwo yarari muri iyi program ari gusobanurira abakinnyi uko ashaka ko ikipe igomba gukina, ari gusobanurira abakinnyi uko ikipe igomba kuba imeze muri rusange. Yes, witwa Roberto Goncalves aka Robertinho. Urabona ko ahangaha mu myitozo ya mbere yagomba gufata umwanya agasobanurira abakinnyi be, donc akabereka ibyo ashaka gukina, ibyo ashaka implanta muri jeu cyangwa se mu mukino we. Urabona ko deja yamaze gutanga amashozibre, arabambaye shozibre zitukura, arabambaye shozibre z'ubururu ndetse n'abatambaye shozibre. Yafashe buri equipe amera nk'uyihaye capitaine, kuko nka equipe yambaye rouge yafashe umusore bitandi uyu musore witwa mediateur bitari shari, aramubwira ati wowe fata abakinnyi ubahize shozibre, cyane cyane umutoza wungirije Selamine aramubwira ati wowe shaka abuhereza izo shozibre muraza kuba mukinana. Hanyuma afata n'umugabo witwa Muhire Kevin, witwa Roberto Goncalves Oliveira cyangwa se Di Calmo, umugabo witwa Robertinho amuhereza shozibre, nawe ahereza shozibre Kevin aramubwira ati nawe shaka abo mugomba kuza ko muri kumwe muri equipe cyangwa se muri equipe. Bisa nkaho wenda ndaza kubatembereza mu ma tactique hano cyangwa se kubirebana nuko umutoza yamaze gutera amakona kugira ngo abenshi baze kubisobanukirwa kurushaho. Murabona ko kona uko zipanze baraza gukina cyo nakwita nka academitere, hanyuma ariko ibyo baraza gukora cyane cyane ni ibintu biraza kuba bishingiye kuri tactique cyane cyangwa se ku buryo bw'amayeri cyangwa se ku buryo bw'imikinishirize. Ngira ngo amakona murayabona mu kanya gato bagiye kuza kubakoresha, kuko babanje guhera ahangaha aha mubona babanza gukorera icyo nakwita nk'ama physique, donc abakora ama abdominaux, abakora ibintu bitandukanye kugira ngo babanze bakore nyine physique zarangiye. Rero bugikurikiyeho nuko agomba kubanza kubasobanurira tactique cyangwa se uburyo bw'amayeri cyangwa se ibirebana n'amayeri ikipe ya Rayon Sport cyangwa se uko ikipe ya Rayon Sport igomba kuzaba ikina. Aka kanya kose yamaze hafi iminota igera ku 10 cyangwa se iminota igera ku 8 n'amasegonda make ari kubasobanurira implantation cyangwa se ibyo ashaka kuzakina. Sinzi wenda nimba abantu bazongera kubona ikipe ya Rayon Sport kina back 3 cyangwa se 3 in back cyangwa se aba defenseurs batatu cyangwa se bazakina back 4, agakoresha ama pisto cyangwa se abana basore bakina ku mpande ya wing backs cyangwa se mu right cyangwa se mu left wing back. Sinzi wenda turaza kubibonera muri tactique mu kanya gato agiye kuza ku implanta, cyane ko n'abazareba match ikipe ya Gorilla Football Club bazabona uburyo bw'imikinishirize cyangwa se bazabona uburyo umutoza bita Roberto Goncalves aka Robertinho ashaka kuzakina cyangwa se ashaka kuzajya hagarikamo equipe. Afite ama option menshi, urumva muri defense centrale witwa Aimable yagarutse mu myitozo, hanyuma witwa Charles Bare nawe mu busatirizi yagarutse mu myitozo, byongera kuri Muhire Kevin ubwo ari gukora imyitozo ya kabiri, bikiyongera kuri Sefu wagarutse mu myitozo nyuma y'igihe kinini nawe adakora n'imyitozo na bagenzi be. Donc nicyo bita igihe cy'ingenzi, ibyo barimo hakanya nibyo bita ibihe by'ingenzi, bya bindi umutoza yicara akababwira ati tugiye gutangira ibi n'ibi vision dufite ni tuzajya dukina ibi n'ibi, ndashaka yuko tugomba kuimplanta ibintu bisa gutya. Murabona ko abantu bose bari pose, abantu bose baratuje, bagomba kubanza bakumva umutoza nyine ibyo ababwira, ibyo ashaka kuzakina, hanyuma bagatangira kubyimplanta. Hanyuma nyuma yo kubasobanura ndetse no kubaganiriza bagomba gufata akanya bakabanza bakiragiza Imana mu myitozo, ndetse bakanavuga bati n'ikigomba gukurikiraho uko byagenda kose Imana izajya umugisha. Yes, ni imyitozo iri donc iri crucial cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ku bantu bazi iby'umupira w'amaguru. Ni imyitozo ibihatse byinshi cyane cyane ku mutoza nk'uko abageze mu myitozo ya mbere. Ikiri buze kuza kuba kirasa nka presentation uyu musore mubona ugiyemo hagati, ni imyitozo ya mbere agaragayemo uyu munsi, nawe agomba gukora ga presentation. Aze nkurikirana ngo menye amakuru cyane ko nandi mazina agomba kuza turaza kwitsaho muri kiganiro, cyane cyane umukinnyi w'umwataka mushya Ngang, umusore w'umuhanga nahoze mbona kinaga mu cyiciro cya kabiri ari mu gihugu cya Czech Republic. Hanyuma tuzi no garuka ku mu defenseur nawe kinaga mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Maroc, nawe ugomba kwiyongeramo n'aba Senegal. Bivuga ko ni bamwe mu bo Patrick yabashije gukurikirana, ariko kandi hakaba harimo na connection bahawe n'uyu musore Mota Omar Nyinge mu defenseur bamaze kuba convaincre nawe
murumva ko ibyo byo wenda no kubitegereza tukabireba n'abasore turaza kubagarukaho ku buryo bwihariye. Icyo nashaka kubereka cyangwa icyo nashaka kubereka muri iyi video ni ukubereka buryo ki ikipe ya Rayon Sport umutoza yabanje kugira ibyo abereka, akabasobanura n'ibyo ashaka kuba akina muri rusange. Ngira ngo niko bakira umukinnyi mushya, ibyo ngibyo mwarabibonye muri video zatambutse, buryo kiba kiramo umukinnyi mushya bamukomera amashyi akagira cadence abakubitira cyangwa se cadence ababyinira, ubundi ubuzima bukenderera. So iyi part nagomba kubereka y'ingenzi, cyane cyane umutoza afata akabanza agasobanurira abakinnyi, wenda azafata umwanya uhagije atereke tableau hari yashushanya amashema tactique, ababereke babwira bati wenda ndashaka gukina ibi n'ibi, ariko nk'ubu bagiye gutangira imyitozo arabwira ati imyitozo tujye gukora ni formalize nizi reply tactique, iraza kuri based kuri ibi n'ibi, ibindi byose bikaza kuba bigenda neza cyane kurushaho. So reka turebe rero mu kanya gato nibatangira kujya muri izi kona bamaze gutenga cyangwa se izi kona bamaze gushinga, ndaza kongera mbereke kuri video cyangwa se mbereke ese none mu makona umutoza ari gutekereza iki, ari kwitekerezaho iki, cyane ko mbona witwaye bonga ashatse kongera kubacisha hano kuri izi tapi ngo babanze n'ubundi abanza bakarageho gato, ubundi turazagaruka mu kanya gato mbereka mu kibuga kumara situation ese ibyo ari gutekereza gukina nibihe, aya makona ateye gutya avuze iki, bisobanuye iki, n'icyo umuntu yakwitega muri rusange. Bagira ngo tunaganira umupira ariko byibuze n'abakunzi bo umupira w'amaguru byibuze babireba, ariko banazi ngo kuba umukana kayaguzwe cyangwa se kuba ikipe yaguze umukinnyi n'uyu araza gukina iki, araza gufasha iki, bivuze iki, ese imyitozo isobanuye iki, imwe donc bimwe na bimwe mu byo umuntu afite information, bimwe mu byo umuntu wenda baba afite amakuru, cyane cyane ko biba bidusaba nyine kwidocumenta, nyine umuntu agashaka information ziri rere za nyazo kugira ngo tujye tuganira umupira tunawuzi, cyane cyane wirana n'ubusesenguzi, tujye twisesengura umupira. Nibyo byiza kuri Eme n'ibizimpa yanahisemo ko batwisesengura umupira kiwanjani ndani. Ubwo mu kanya gato reka banza bakora izi physique, nimaza kwinjira muri izi kona bagiye gutangira ibiri tactique, naza kongera mbereke forma ndetse nibyo umutoza Roberto Goncalves do Calmo cyangwa se bita Roberto nyari gutekereza. Urabona ko asigaranye n'umutoza bita Selamine, umutoza umwongereje, basa nka bari gupanga, bari kuganira cyane cyane uko bagomba ko bakoresha abahungu babo mu myitozo. Ni ibintu by'ingenzi. Urabona ko Selamine aramubwira ati uko nge mbibona byagenda gutya, Roberto nyine akavuga ati ndakumva cyane. Ibyo byo turaza kugenda tubifatira umwanya ntacyo bitwaye, tumaze kubona ibiraza kuba biri muri aya makona ategereje abahungu muri rusange. Nibyo ngibyo. Yes, iyo yari parti ya mbere. Parti ya kabiri rero ngira ngo ni imyitozo yari kubiyemo ibiri physique cyangwa se ibyo kongera imbaraga, cyane cyane maza kuzibona ni session zigera kuri 5 enye, ariko buri mukinnyi wese agomba kuza kunyura aho ngaho cyangwa agomba kuza kunyura kuri iyo session ya mbere. ngira ngo cyari kirebana ahanga ndi kureba kugira ngo ataza kugera n'imyitozo wenda ndikubona bagiye gukina deka bisanzwe, aho afasha ama equipe akagenda kayagabanyamo agenda yashakamo uko agomba kuba ayakinisha. Reka mubajyane mu kibuga mberegereze rwose, murebe mu kibuga, murebe komara situation, murebe uko byifashe cyane cyane kuri iyo myitozo. Ikipe umutoza bita Robertinho hitemo rwose kuba abakoresha. So ibyari cyo kimubone turagenda tubitwarira hamwe ntacyo bitwaye, wenda arimo nareba n'izo deka, munarebera hamwe iyo deka imezite ipanzite, ni iki kintu umuntu yakwitegamo, ni iki kintu umuntu yabonamo, donc ni iki kintu umuntu yakwitegamo kwanza. Ariko cyane cya mbere umuntu aba agomba kwitega bien sûr ni birebana nzamure gutya kugira ngo rwose ndebe ko gahunda ziraza kuba zigenda neza, ziraza kuba zimeze neza, mu gihe ndi kugenda mbasobanukira se mbaha cyane cyane nka information abantu bakwiye kuba bamenye yenda hano mu myitozo. Ibyo byose ndumva gutya amazamu yombi araza kuba arimo agaragara rwose ku buryo bumeze neza cyane. So ndi kuvuga nti parti ya kabiri wenda ubwo reka duhere wenda kuri parti ya nyuma baserejeho, ya kabiri turaza kuyigarukaho kuko ariyo igiye no kwita inakomerezaho muri rusange. Iyi parti yo ni nka finissage cyangwa se ni nko gusoza imyitozo. Reka mbivuge, urabona ko bafashe equipe zigabanyamo ibice bibiri. Hari ikipe irimo Kadimu Ndiaye, ubwo hari n'iri hanze, ari mu ikipe irimo Kadimu Ndiaye, akaba ikipe ubwo Kadimu Ndiaye akabamo Fitino Barenga, akabamo Master, akabamo umusore Taruna Musama Jariwa, akabamo umusore bita Kabange, akabamo umusore bita Haruna Niyonzima, akabamo Ishimwe Fiston, akazamo Niyonzima Olivier Sef ndetse n'umusore twa Muhire Kevin, niyo yambaye shozible z'ubururu.
hanyuma yambaye shozibure z'umutuku, akaba ari Ndikuriyo Patient, umuzamu nakwita nk'umuzamu wa mbere. Harimo uyu musore bita Omar Nyingi, hakabamo Ka Jesus, hakabamo uyu musore bita Bagayoko, hakabamo nyine umusore twa Bagayoko, hakabamo uyu musore bita Richard, hakabamo umusore bita Kakadinho, ndetse n'umusore bita Rukundo Abdurrahman Pape, n'umusore bita Charles Bare wagarutse mu myitozo ye ya mbere. Ahangaha no gutanguranwa igitego, uri buze gutsindwa araza kwita sohoka mu kibuga, hanyuma haje kwinjiramo abandi, haje kwinjiramo indi equipe igomba kugira donc bazi nyine bahatana fight. Hano baratsindana, ikipe iyo itsinzwe igitego ivamo hakinjiramo indi. Ibyo ntabwo nibuze kuza kubitindaho, ni imyitozo nyine practice ziri kugenda zikorwa mu buryo bumwe ndetse n'ubundi bwo no kugira ngo bereke isura y'imyitozo yitwa Roberto Goncalves aka Robertinho. Hanyuma apari ibyo ngibyo nyine bwo nazo mbabwira ko imyitozo phase ya kabiri yakozwe, nayo muraza kuyibona nyuma, iraza kwita ijyaho direct, cyangwa se bon ntacyo, reka nse nk'uyibasobanuriraho gatoya munayireba. Yes, nk'uko mubibona rero muri aya mashusho muri kureba aka kanya, ni imyitozo yindi yagomba gukurikira iri physique still n'ubundi, ariko ni imyitozo iri physique ikubiyemo ibintu byose, kuko harabona hari bamwe bari hano hino ku ruhande bano mpereyeho bari gukina kariboso, bari gukina ama deux touches cyangwa se ku kontra baro ukayitanga, kontra baro uyitanga. Donc ibi ngibi cyo bimara benshi barabizi, kwanza ntabwo ribuze kubitindaho, benshi mukurikirana umupira murabizi. Donc ibi bifasha icyo nakwita nka automatisme, kwa kundi umuntu aba ari mu kibuga ku buryo uba uri umuntu ufite amaboption menshi yo kuba warekura baro udatindanye baro kugira ngo witushe umupira. Donc bigufasha kugira amasolution yihuse, kugira ibisubizo byihuse, cyane cyane ahantu uri buze kuza gushyira umupira. Hanyuma ku yindi side ngira ngo hakurya iriya murabona ko donc muraza kugenda mubibona icyo bari gukora ni imyitozo style n'ubundi iri physique, gusimbuka, ariko cyane cyane byibanda mu gukomeza amaguru cyangwa se gukomeza calf, imfundiko ndetse n'amakwisi, simbuka mu tuzeru, simbuka amakona, usa nk'umanuka ugashinga amaguru ugamera nk'unamye. Donc ibi ngibi bikomeza imfundiko nk'uko nabigaruka cyangwa se calf, bigakomeza nyine nayo makwisi. Ni imyitozo nayo iri physique ibifasha kuba ukomeza amaguru. Ku yindi side murabona ko hari abari kwirukanka, bari gukora akantu ka jogging gake gake, urumva bavuye mu myitozo donc yo gukomeza imfundiko ndetse n'amakwisi. Biragusaba kubanza ugakora ka jogging gato kugira ngo use nk'unanura imitsi yari yamaze kujya muri izo position zo guhina, uhinura, usimbuka, ugaruka. Hanyuma bakaza bagatusha kuri baro, bakarambura amaguru, hanyuma bakaza gusoreza kuri karako hepfo, ko kuri la side yo hepfo umugardiye cyangwa se harimo izamu, bakora practice yo gutera mu izamu, nta kuhagarika, ahandi baguterekera baro hanyuma ukawutera sanzale cyangwa se utawufunze. Nabyo nindi segma ubona ko bari gukora. Misa nkambi gitangira mu kanya gato, baraza gukora kadeka, ari nako turaza kubureberamo ese mutoza ari gutekereza kuba yakina ibiki, ari gutekereza kuba yakora ibiki. Ubwo ni ku ruhande rw'abakinnyi bakina mu kibuga mo imbere, rwabagardiye bongera imyitozo yabo twagiye dukunda kuyibereka, birasa nkaho neza niyo bari basanzwe bakora. Ariko kuri inshuro imyitozo yo ubona ko nireba cyane cyane abakinnyi bo mu kibuga mo imbere. Ni imyitozo isa nkaho iremereye cyane. Umutoza Robertinho yahisemo gukoresha cyangwa se ari gukoresha abahungu kugira ngo bakomeze kuzamura fitness yabo. Bafite akazi kabategereje, bafite match ya Muhazi ku munsi wa gatatu, ubwo n'umusibe ejo bazakora imyitozo imeze nka décrassage cyangwa se imyitozo idakakaye cyane. Hanyuma ku munsi wa ku cyumweru, ku munsi wa gatandatu ni Rayon Sport Day, bazakina match n'ikipe ya Azam. Urumva ko hari impamvu nyinshi zo gukora imyitozo imeze gutya. Nazo mbigarukaho rero ko abo bagarutse mu kibuga mu myitozo yabo, witwa Nsabimana Aimable ahari, Niyonzima Olivier Sefu ahari, witwa Haruna Niyonzima arahari. Urabona ko hari bimeze neza, donc hari ibihari abantu bagira. Bisa nkaho ni imyitozo ko bigaragara, nibaza gukora na deka ntago ribuze kuza kwikora umwanya munini, baraza kwikora umwanya muto cyane. Bisa nkaho binasaba gutegereza kumenya ngo ese abo bana nibaza bazaba bari kuri match ya Muhazi, wenda bicaye muri tribune. Ndi kuvuga uyu musore bita Ngany, umusore umwataka witwa Ngany, umwe mu basore b'abahanga, ndetse n'uyu mudefenseri nawe ugomba kuba yongera muri squad y'ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo abantu bamenye ngo ni umukinnyi uri capable yo gukora iki, ni umukinnyi uri capable yo gufasha iki ikipe ya Rayon Sport. Ubwo amazina wenda ndi kwitsaho cyangwa se amazina ndi kuvuga, abantu ndi kwirinda kwezita cyane cyangwa se gushidikanya cyane, ngomba kuyavuga nyirizina uko ameze, nkasoma uko ameze, hanyuma wenda hanakomoza no ku ma equipe bataramu baturutsemo
wenda turaza kwifatira umwanya. Yaba uyu musore bita Youssouf Diagne uvuye mu ikipe ya Etihad Zemmouri de Kemis yo muri Maroc, ndetse n'uyu musore wundi nawe umuhanga cyane w'umwataka typical striker cyangwa se umwataka typique, musore bita ni Fall Nganye uvuye mu gihugu cya Czech Republic mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma akaba ari amakipe nka Etihad Tangier yo muri Maroc, akinira akaba ari na produit ya Génération Foot yo mu gihugu cya Senegal. Urumva ko ari umwe mu bakinnyi nabo bafite bagage itoroshye cyangwa se bafite bagage nini. Abantu bashobora kuba kwitega iri soko rya Senegal zahera ikipe ya Rayon Sport. Ibyo byo ayo mazina mu ya keeping ahantu nimva hano mu Nzove, kuko ndaza gukora akaganiro cyane cyane tuse nk'abaganira cyane ko hari n'amakuru yandi nagomba kuba mfite cyangwa se nagomba kongeraho. Donc ubu ngubu ukora kugira ngo mbatembereze nk'ibiri kubera ku kibuga nyirizina, biri kubera ku kibuga cy'imyitozo, kugira ngo abantu bagire iyo image yo kumenya ngo bimeze bite, nizo practice zikiri gukorwa. Hanyuma phase ya gatatu nta gihindutse, hashobora kuza kuba iyo deka cyangwa se kuba amakipe yakina ikipe imwe ndetse akaba yakina so turaje tugaruke mu kanya gato. Yes, umutoza rero akaba ahisemo gutangira imyitozo ya tactique cyangwa se uburyo ki wenda abantu bashobora kuba bakonduizamo baro cyangwa se batwaramo umupira, ngira ngo nkuko muri kubibona hano gutangira hano kubona kwita wenda nk'umudefanseri, hanyuma akikinisha umediateri kamera nk'uyikinishije umuntu uri gukina ku ruhande, wikinije ku ruhande akawukinisha undi, donc bagenda bayigarura gutyo muri ubwo buryo. Donc ni biri tactique ariko binafasha cyane donc bijwa role ikomeye murebana no gutwara umupira mwavansa, donc mukomeza mugenda mukinana. Izi kona mubona bari kugenda basimburanaho, bisa nkaho wenda abantu wowe mu mutwe wa cyangwa se wenda nk'umukinnyi barakubwira ati tekereza ko yaba ari umukinnyi adverse nubwo atabuja, use nk'utanga baro hanyuma muzenguruke wipositione neza, ufate baro n'ubundi witange ukomeze ku buryo icyo nakwita nka continuity y'umupira iri buze gushoboka, cyangwa se uko umupira uri buze kugenda uri buze kuza gushoboka. Nizo practice bahereho nyuma yo gukora zino practice bari gukora zo kubanza bagakora deck, amanye bagabanza gukora amariboso, bakubita akademarikage, hanyuma bagakubita na practice zo gutera mu izamu, bakora na practice zo gukomeza amaguru cyane cyane calves ndetse n'amakwisi, ndetse no gukora ka jogging gatoya. Urana ko ni uburyo bumwe ariko azagenda akora n'ubundi buryo bwinshi, cyane cyane nk'imyitozo yo ku munsi w'ejo, ku munsi wa match nyirizina cyangwa se la veille ya match, umunsi ubanziriza match nyirizina, niwo navuga abatoza bahitamo gukora imyitozo noneho ya iri tactico cyane kurenza ko bari buze gukora ibyitozo biri physique byavuna abakinnyi. Baraza gukora akayishifama gatoya, ubundi bikaba bigomba kuba bigenda neza cyane. So ikiribuze kuba hano nyuma y'iyi practice ubwo baraza guswitchinga bahindura uburyo noneho sasa urana ko umutoza hano ari kubereka uko bagomba kwita babikora. Noneho za pass zigomba kwita zigabanuka umubare wazo. Umupira ugomba gutangira hano, murabona haja hana ndetse n'utwa kabang ukaza kuri Bugingo Hakim, instead yo kugira ngo witwa Bugingo aze kwita ikinisha Pascal yungu maze kuzenguruka ahita yitanga direct. Wafete ni nkaho ari shema numero 2, hari shema ya mbere babanzaga, donc uyu wayitangiranaga yayikinisha umeze nk'umu wing back, instead akahita yimusubiza uyu mu wing back wari ugeza aho igomba kuba yongerera gutangira bwa kabiri. This time byahindutse, birasaba yuko bari buze kwisunika bageramo hagati, akahita ahitamo kuyihutisha aho kugira ngo kuri ya formalite bambere bari barimo. Reka dufate wenda nk'urugero nko kuri iyi ngiyi, urana Aruna Musa arayitangiye ayisubiza umwana bita Justin kugira ngo ayisubize master ahita yitanga. Donc reka wenda duhere nk'ahanga Sefu agiye gutangira. Sefu arayitangira akinisha Fitina Sefu ahita yihereza Majaliwa. Noneho sasa Sefu nayiha Majaliwa arisubiza Fitina ahita yikina direct kuri Muhire Kevin aho kwisubiza Majaliwa ngo nzenguruke inyuma y'ikon, donc aho kwipositiona ngo ukine gutyo. Donc ni uburyo bubiri busa nk'ubwenda gusa ariko burimo difference bigaragarira buri muntu wese, cyane cyane muri animation. Niho hahandi bisaba nyine ko ikipe ifite umukinnyi mu mediateur umunyabwenge wo kumenya ngo ese muri situation turimo turaza, birasaba ko turi buze kuzuza shema yose, birasaba ko turi buze gukoresha shema ya kabiri, birasaba ko turi buze kuza gukoresha shema yihe. Nibyo nyine cyitwa mayeri, nicyo cyitwa nyine tactique. Bisaba rero na bwa buhanga ndetse na personality. Nkanga nko muri match bisanzwe ushaka kugira nkahanga wenda nkaha uyu agiye kwihera Bugingo Hakima kugira ngo ipase, wenda ugafata umwanzuro kuyitwara ugakora take ons, cyangwa se undi
nubwo wenda abatoza benshi atari byo baprefera aho kujya kuri pass iri progressive cyangwa se pass igenda imbere agahitamo kuyikontrola akayisubiza inyuma. Abatoza benshi ntago babikunda, ariko hari igihe baba bashaka safety ya possession cyangwa se safety yo kugumana umupira wabo kugira ngo batawutakaza, kuko ball possession ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo mutakaje baro ibaye perdu kugira ngo mugaining possession cyangwa se kugira ngo mwongere gusubirana umupira bari ikintu gikomeye cyane, kuko ikintu gikomeye kiruta ibindi byose mu kibuga ni umupira. Donc mu gihe mudafite umupira nta kintu muri gukora, birasaba ko ikipe yose iri buze kuza gukora. Witwa Robertinho arakubwira ati off ball umukinnyi utari buze kuza kumfasha ikintu na kimwe, ngewe nta kintu na kimwe nanjye numva namusendira cyane no gukina. Nubwo wari umukinnyi w'umuhanga, wari umukreateur, ariko off ball byibuze wiza gusaba bari kudufashe ufunge void adversaire buze kuza gukiniramo. Donc ni imyitozo ibiri tactique abatoza bagenda bakoresha ama equipe yabo. Umuntu ashobora kubireba gutya akabona ni ibintu byoroshye, ariko ni ibintu akenshi na kenshi bikora muri match, cyane nko mu gihe cyo gutangira baro. Muzamu yitangiranye no umudefanseri akayikinisha mu numero 2 cyangwa umukaseri akayisubiza mu numero wenda cyangwa umwaxiare akahita yikinisha umukinnyi wenda ukina nko ku ruhande, umukinnyi wenda uri gukina nk'izo wing, hanyuma umukinnyi ukina wing akayisubiza yo mu mediateur cyangwa se umukinnyi ukina hagati, wo hagati akahita awutereka direct kuri rutayezamu. Donc ni ukugenda baswitchinga noneho bagiye gukora shema ya gatatu. Uranono sasa bisa nkaho bagiye bahise bahindura aho kucisha hino bakawucisha hakurya. Murabona ko uburyo ni butatu butandukanye. Urabona mbere bawutangiriraga ariko bakayucisha iburyo, this time bari kucisha ibumoso ariko bakahita bakora ya shema ya kabiri n'ubundi. Ibi ni ibyo myitozo ibiri tactique, imyitozo iri tactique irivanzemo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ese turareterina gute mu kwataka, turareterina gute mu kudefanda, yibara gute ni turi buze kuza kwiga mu atakaje. Gusa ariko urabona ko ni ibintu bisa nk'ibiri base cyane kubira biro offensive kandi ari ama transition rapide. Urabona ko ugitwa Robertinho kimwe winatekereza no kwihutisha umupira kandi asatira na pressing ku rwego rwo hejuru adversaire, cyane kuri ama equipe. Donc gukina ni equipe ya Robertinho birasaba ko ufite endurance ndetse uri n'abantu batekereza cyangwa se umuntu utekereza vuba ku buryo bwihuse, kuko urabona ko iyi strategy cyangwa se zimwe muri strategy ari gutekereza kuzakoresha harimo n'izi ngizi bisa nkaho bizabigoye cyane adversaire cyangwa se umukinnyi mukeba cyangwa se ikipe mukeba izahura ni ikipe ya Rayon Sport muri rusange. So ibindi wenda kereka niba baza kugira ibyo bahindura cyane muri tactique ndaza kuberekaho, ariko ibindi ni nko by'ingenzi abantu bakwiye kureba ndetse bakwiye no kubona bakanamenya bakanasobanukirwa ku bakunzi b'umupira w'amaguru ndetse no ku bakunzi bakandanda cyangwa se abakunzi b'umupira ariko baryoherwa na football nyirizina mu kibuga, kuvuga ati ibintu biranime gutya cyangwa se ibintu babyanima gutya. Nama tutorials mushaka kusimbukira kuri za YouTube cyangwa se n'andi hantu hatandukanye berekana ibintu bya football tactics umuntu atabibona byoroshye kabisa, cyane ko aba ari ibintu bisomeka ku muntu ubusanzwe ufite notion ku mupira waratojweho cyangwa se warigeze ukora nka courses runaka kurebana no gutoza. Practice number 2 ngira ngo nyuma yo kuva muri la myitozo iri tactique none sasa bagomba kwita bajya muri implantation y'ibyo bari bamaze kwiga yo kuvuga ngo umupira twawucisha twawutwara mpaka ugeze hariya. Bahise bakora deka ama equipe nabiri, harimo ama equipe atatu atandukanye, harimo equipe y'abambaye ubururu, hakamo equipe y'abambaye donc gwenshozif brez ubururu, hakamo equipe y'abambaye shozif brez itukura, ndetse hakabamo n'urundi ruhande rw'abambaye shozif brez umweru. Donc ni batatu batandukanye n'ama equipe atatu atandukanye. Urabona ko buri equipe igizwe n'abakinnyi bagera ku 8, urabona ko n'abagardiye baje kwivangamo. Ikintu cya mbere mutoza abakoze abashaka kugira ngo bakine mu ka espace gato mugira ngo murabibona ko na Demitri yo mu raka kabuga ko mu Nzove ntiyuzuye, muri ikibuga cyo mu Nzove ubwacyo gisanzwe ari gitoya, noneho na Demitri ntiyuzuye no kuva mu murongo ugabanya ikibuga mo kabiri kugera kuri surface de réparation nabwo ni hato cyane, donc ni nka metero wenda nka 60 uko mbibona kuri metero 40. Abantu bagomba kubakinira muri ubwo buso, abantu bangana gutya, abakinnyi bagera hafi muri ubwo n'abakinnyi bagera hafi muri 27 bagomba gusharinga ku kabuga bakagahuriramo kose. Ibyo ngibyo icyo bifasha nyine n'icya kintu ngarukaho cya automatisme cyo kumenya ngo nubwo haba ari siri nombre, nubwo haba hari abakinnyi benshi mu kibuga, ariko guhandoringa situation nayihandoringa bigakunda. Donc na contrôler umupira, ese nawe utanga bigakunda, ese nawe ugumana. Donc izo situation zose ziba ari ngombwa kumenya ngo byashoboka, cyane iri gukina muri espace ingana nk'iyi ngiyi, espace ntoya ariko en plus noneho turimo donc muri gukiniramo
muri abantu benshi birafasha cyane kuri Robertinho rero bw'icyo gisigaye nyuma yo kuvuga ngo tactique yo gukondiriza ball cyangwa se yo gutwara ballon tumaze kuyikora igisigaye no kumenya ngo none sasa reka tuyikora atari amakona ari les personnes babuje donc ari abantu babuje ari abantu bagenda kandi none sasa uri kudefend cyangwa se uri kwima ballon ama equipe biratandukanye donc nimba ari ubururu uri kuyima ikipe itukura ukayima n'ikipe y'umweru hari ukuntu rero gufasha mu gutekereza vuba cyane ko abakinnyi bawe nyine bambaye imyenda itukura babari ahantu hagiye atandukanye ari bakeya noneho kuba ari bakeya bituma utekereza byihuse nimba utekereza no kuyigumana ukayigumana kuko nimba tuvuge urumva nk'abantu b'umutuku Uniemable umwe Digne Nyinge babiri Pasi batatu Charles Bare bane Jesus batanu Papre batandatu Ganijuru barindwi Bagayogo 8 Richard 9 ndetse n'uriya musore uyu musore bita Prince Elanga Kanga Kakadinho urumva n'abantu 10 gusa mu bakinnyi bagera hafi muri 30 nubango nimba muri 10 gusa birasaba yuko uri buze kumenya ngo ko abantu ari benshi abantu 20 donc turabiyoma baro bishoboke urumva hari ukuntu bita by'ukuzamura ikintu cya automatism cyangwa ikintu cyo kuvuga ngo gushaka solution mu gihe cyo kumupira ko ari igihe unafata umupira ugashiduka uri muri situation wenyine nta bisa nk'ibidashoboka kuba waharondoringa iyo situation ahanga rero kiribuze kuza ikibamo ni practice number 1 niyo ngiyo practice number 2 haba harimo ama equipe abiri akabiri gukorana ari gukorana ikipe imwe yatakaje umupira tuvuge wenda nimba nk'ikipe y'umutuku ari equipe y'umupira igahitamo kukinisha nk'aba ngaba batambaye shozibre nimwe ubwo abo bururu bakagomba kwita bataka cyangwa bikarangira no ku ikipe y'umutuku yindi bigenze donc abarimo nyine kubuje cyangwa barimo guhindura mu buryo mwe ndetse n'ubundi nk'ubu ngubu ikipe y'umutuku ndetse n'iy'umweru ziri gukorana nkako kundi barimo nk'umukinnyi w'agatambi reka tugenda dufite nk'aba ngaba umweru ko wenda bari bashaka kuza kwacting nk'agatambi muri forma ya kabiri bari gukora ubu ngubu ku buryo umupira wenda tuvuge ari ikipe yambaye ubururu ndetse akaba n'ikipe yambaraye umutuku iri buze kuba ifite baro yemerewe gukina n'aba ngaba bambaye imyenda y'umweru nk'ubu murabibona kwitwa Muhireke Vampira uhaye uyu mukinnyi mushya waje mu myitozo ntaramenya amazina ye hanyuma uze kureba nk'ubu Haruna Niyonzima arekipeye baro ariko kuyitanga birangiye abangaba umweru ndetse n'abangaba umutuku ari bari gukinana uyu mupira so ni uburyo bwo kuzamura automatisme cyane kurenza ibindi byose wenda niyo angira abantu bakwiye kubabona cyane cyane muri imyitozo cyane cyane no gushaka implant tactique bamazemo umwanya bari gukora kugira ngo bareko byakunda donc abazari babasha kure imyitozo ku munsi w'ejo ku munsi wa kabiri bazabona wenda ibiri tactical cyane no muri deka ariko burya abatoza bakaze abatoza bakomeye ntago bakunda ibintu by'amadeka byo kuvuga ngo ikipe 11 ngo hariya gabani ngo 11 ngo hakuno ngo hanyuma ngo hajyemo bagaride ngo tupfe kubatera abafana nibyo dukunda nibyo tuba dushaka kureba ariko abatoza bo bafite ibyo bashaka kureba cyane cyane imyitozo nk'ingi kandi ashaka kureba akabona hari ibiri successful cyangwa se hari ibyo ashaka kureba akabona bitanga umusaruro mu buryo bumwe ndetse n'ubundi muri rusange so nibyo ngibyo ibindi wenda turaza kubigarukaho mu kiganiro nuko nagomba kugira izi image ngomba kugenda bereka mvuga nti ndabanza mbereke practice number 1 mbereke na practice number 2 mbereke na practice number 3 hanyuma ubwo ibindi tuze kugenda tubiganiraho muri rusange ni MNB's Empire muri abantu bataramu cyane Fortbet nayo tuba twagendanye ndetse na Esperanza Motel duhorana umunsi ku wundi wenda tugenda dusoza rero kuri imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi ngo tunabitwaremo na update zihari mu masaha y'umugoroba bose kuri gahunda uko yari biteganijwe ko ikipe ya Rayon Sport ibuze kwakira abakinnyi babiri b'abasenegali nabagarutseho harimo umwataka ikintu cya mbere ngo cyagendeyeho bari bakina umwataka ufite taille cyangwa se ufite igihagararo muremure ushobora kuba yakina imipira mu kirere cyane ko umutoza Robertinho ajya ahitamo gukoresha cyane ikintu cyitwa crosses ku bakinnyi bakina ku mpande yabo umukinnyi ukina kuri kabiri umukinnyi n'ukina kuri gatatu so ubwo umwataka wataye rwose w'umusenegale araza kubagera ahangaha mu masaha y'ijoro nta gihindutse nk'uko kuri gahunda bipanze hanyuma kuri gahunda yindi nuko n'umudefenseur nawe ushobora kuzakira n'utwa Omar Nyinge agomba kubagira mu Rwanda nawe mu masaha y'ijoro wakwibaza uti ikibazo ni kimwe umudefenseur wundi ugomba kwiyongeraho icyo ni kimwe ugomba gusanga utwa Sayimana Aimable agasanga utwa Kabange wenda ushaka kubarwa nko nimero 2 n'ubwo hari umusore tasero umugo ari Omar kuri gatatu akaba ari umusore tabugingo Hakim ndetse akaba ari n'umusore bita Ganijuru Elia bimeze bite biragenda bite birasaba iki biracura iki defense barashaka kwiraza ku bidoze kuko hari gahunda yo rwose ntagindutse agomba kuzakinisha aba defense donc kuzaba afite aba defense b'abanyamahanga mu gihe abakinnyi babo 8 b'abanyamahanga
akavuga ati twebwe dufite umuntu Fitina Ombolenga kuri kabiri, tukagira umuntu kuri gatatu witwa Bugingo Hakimu cyangwa se Ganijuru Elia. Ubwo abo ni abanyarwanda babiri. Hagati y'uwitwa Kevin ndetse n'umuntu bita Niyonzima Olivier Sefu azaba umunyarwanda wa gatatu. Abandi arashaka icyo bita umunyamahanga uryana, arashaka umwe mu banyamahanga kabisa ngo bateye ubwo bagomba kuba bakora difference. So icyo abantu bose bategereje rero no kumenya ngo ese uyu mwataka kuba ryana kuko nkuko bivugwa cyane ko president witangaje ko agomba kuza abanyamahanga bagera kuri batatu. Yes, abanyamahanga bagera kuri batatu, mu defense umwe ndetse n'abataka babiri baraza kugera mu masaha y'ijoro. Gende gushaka yuko nazindeba amashusho ndetse n'amavideo yabo cyane cyane uburyo kibakinamo, wenda twazayafata umunsi umwe amashusho tukayagaruka tukayasesengura tukarebera hamwe ko bimeze, cyangwa se tukazaza mu myitozo wenda tukabareba image zabo tukaba twazigarukaho twamaze kuzibona cyangwa twamaze kubabona, tureba ngo bari capable yo gukora ibiki, tureba ngo igishobora kibashobora kuba bafashe cyane cyane byo uyu mutoza ashaka gukina ni ibihe. Wenda yari afite proposals ariko nyirizina hari na proposal equipe iba yamuhaye bakamubwira bati bibaye byiza wakoresha aba byose birashoboka. So igihe aricyo ni kimwe umuntu wenda nubwo ni mwitozo umwe tuzashaka umwanya tugaruka mu wundi mwitozo wenda wa kabiri, ariko umuntu abagize general idea cyangwa se igitekerezo rusange kubirebana n'imyitozo ndetse n'ibyo umutoza atekereza kuzakina ndetse n'ibyo azakora muri rusange. Witwa Robertinho imyitozo irangiye ahisemo gusigarana abakinnyi batanu mu kibuga nakwita nk'abakapiteni be, bakora ikiganiro cyihariye. Aravuga ati nimwe bakinnyi mfite b'abayobozi muri iyi ekipe. Ahamagaye uwitwa Fitina Ombolenga, ahamagara uwitwa Haruna Niyonzima, ahamagara Niyonzima Olivier Sefu, ahamagara n'umusore bita Muhire Keve usanzwe ari na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'umugabo bita Master. Harimo abakinnyi batatu bakoranye n'umugabo witwa Roberto Goncalves Oliveira do Carmo aka Robertinho, ndetse akabamo n'abakinnyi babiri batakoranye nawe. Batatu barakoranye, yaba uwitwa Sefu ndetse na Muhire Keve ndetse n'utwa Master, hakaba nawe uwitwa Haruna Niyonzima ndetse n'umugabo bita Fitina Ombolenga Ombabebe. Bari mu kanama k'abakinnyi b'abasiniya ariko ntekereza ko na kapiteni, donc abangaba nibo nge mbona nk'abakapiteni n'ubundi b'ikipe ya Rayon Sport. Ashobora kuzaguma ari Muhire Keve, hanyuma Haruna Niyonzima akaba vice captain, Fitina Ombolenga nakaza muri abo ngabo, ndetse n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu. Donc uko ari batanu baraza ko ari abayobozi ba bagenzi babo. Ushobora no kurangira nabo hari n'inshingano zigiye zitandukanye cyane cyane wenda kuri inshuro, ariko rwose uwitwa Robertinho aravuze ati ikibuga cyose ngombe nkizenguruka, ariko ngombe ngisigaranemo n'abantu. Murabona ko nta wundi mukinnyi uri mu kibuga, nta kindi kintu kiri mu kibuga, bategereje bari ku ruhande. Uwitwa Robertinho aravuze ati reka mbagumane mbaganirize, ngire ibyo mbibwirira, ngire message mbihera. Abantu bose bahaye amashyi menshi cyane twa Roberto Goncalves Oliveira do Carmo cyangwa se bita Robertinho, avuga ati rwose gahunda zose zimeze neza cyane kabisa. Ubwo ni Robertinho ndetse nabo nakwita abakapiteni b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. So nibyo ntabwo nshaka kurambirana cyane cyane muri kureba n'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo nshaka yuko turi buze kuza gutinda cyane, nagomba kuza hano mu Nzove nkabereka akayimashi cyangwa se nkabereka isura y'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ibyo barimo n'ibyo bari gukora uko bigomba kuba bimeze. So ndabashimiye cyane, ndashimiye by'umwihariko Fortebet nka betting company tugendana umunsi ku wundi. Ndashima cyane kandi abafatanyabikorwa bandi harimo nka SP gatanu ku kandi turi kumwe 5 kwa 5. Murabona ko umuntu araza hano kimanika neza hahandi kuri twa tuzu twa score, niho umuntu abahagaze agenda arebera hamwe uko byifashe, cyane ko ariho umuntu abareba neza mu kibuga areba uko byifashe. Wenda kukireba n'abafana bo si bake ariko sina benshi cyane bari bitabiriye iyi myitozo. Ibindi tuzabikomoza ku munsi w'ejo. Reka tuzanaganire cyane kuri abo bakinnyi baje mu kipe ya Rayon Sport bamaze kuhagera, tumaze turi kureba ngo ni bakinnyi bameze bate, ndetse niba nabo ngombwa wenda tuza turi kumwe n'umuntu muri Rayon Sport cyane cyane wafashije muri scouting cyangwa se wafashije mu kumenya aba bakinnyi bari capable yo gukora iki, cyane ko ngiye birangora cyane kuvuga ko umukinnyi ntari nabasha kubona, ariko nk'aba ngaba umuntu aba yabonye abafite kinini cyane ashaka ko yabigarukaho. Nakoze cyane kugendana nanjye, mukomeze mukore subscribe rwose, nimba urebye ikiganiro ukabona kandi no kuri like ntacyo bitwaye, nushaka guterekamo na comment uvuga ati hari icyo mwakwameriyora, hari icyo mwahindura, hari icyo mwakongeraho, byose biradufasha. Ariko rwose dukomeze kugendana namwe, ndabakunda cyane. Imana ibarinde kandi igikomeza ibampera umugisha. Nitwa Niyibizi Aime, Mboneko ni Esperanza ndetse na Vision Apartment bose bakoze, ndetse na Fortebet betting company ya mbere
ku isi no mu ijuru. Ciao ciao.